twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mugezwaho na Tuyisenge Rusi umubyaza. Kuri urubuga rwacu tunyuzaho ibiganiro birebana n'ubuzima bw'umubyeyi utwite, mu gihe atwite, mu gihe abyara ndetse na nyuma yaho. Muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikimenyetso mpuruza ababyeyi benshi bajya bibonaho nyamara ntibamenye yuko ari ikimenyetso mpuruza. Tugiye kurebera hamwe uburyo umubyeyi utwite isuha ye iyo yamenetse mbere y'igihe akwiriye kwihutira kugera kwa muganga. Bamwe bakwibaza batese isuha ni iki, imeneka ite, habaye iki? Muri iki kiganiro reka mbibutse yuko isuha ari y'amazi umwana uri mu nda aba arimo. Nyababyeyi iteye nk'igicuma gicuritse cyangwa se iteye nk'igisabo gicuritse. N'imbere muri nyababyeyi rero habamo akashashe twita akamamburane kaba karimo ayo mazi, mu gifaransa bita liquide amniotique. Aya mazi ni amazi y'ingenzi cyane ku buzima bw'umwana uri mu nda, kuko aya mazi niyo umwana yogamo ndetse akamufasha mu gihe umwana ari gukina ari mu nda, bimwe mu kinyarwanda twita ngo inda ironka. Ikindi, aya mazi umwana uri mu nda arayanywa akayamira, bikamufasha mu kubaka cyangwa se mu kurema kwiza k'urwungano rw'igogora rw'umwana uri mu nda. Ikindi twabibutsa ni uko aya mazi arinda umwana igihe habayeho ikibazo kuri mama we, nk'icyo twakwita shoke iyo ari yo yose. Niba nk'umubyeyi agize impanuka akaba yanyerera akaba yagwa, aya mazi arinda umwana, bigatuma umwana uri mu nda nta kibazo yagira, ndetse n'iyo yakigira akaba atari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu iyo aya mazi atariho mu rugero ruhagije rukwiriye, umwana uri mu nda ashobora kugira ikibazo. Mubyeyi utwite unkurikiye, ukwiriye kumenya yuko iyo aya mazi amenetse mbere y'igihe cyo kubyara biba ari ikimenyetso mpuruza, uba ukwiye kwihutira kugera kwa muganga kugira ngo abaganga bagufashe. Nyamara ababyeyi bamwe na bamwe usanga aba yicaye nk'ahantu, yahaguruka agasanga yatose akibwira ko ari ibisanzwe, abandi bagakeka ko binyariye. Umubyeyi utwite ashobora kuryama mu gicuku mu ijoro, yakanguka agasanga ahantu yari aryamye hatose. Ukwiriye kwibaza icyakubayeho. Akenshi rero iyo ari isuha yamenetse ikameneka kare umubyeyi utwite atarageza igihe cyo kubyara, uyu mubyeyi ashobora kubibona bya hato na hato. Mubyeyi utwite unkurikiye, nuramuka wibonyeho iki kimenyetso cyo kujojoba, ukwiriye kumenya ko ari ikimenyetso mpuruza, ukihutira kugera ku ivuriro rikwegereye. Ese niki gishobora kubaho iyo iyi suha yamenetse kare? Ese iyo kare yo ni ryari? Iyo tuvuze ko isuha yamenetse kare, ni igihe isuha imeneka mbere y'ibyumweru 37. Ni ukuvuga ngo isuha imenetse hagati y'ibyumweru 32 ndetse na 37, icyo gihe umwana aba atarabasha gukura ndetse ngo ntashobora kugera hanze ibihaha bye bishobore guhumeka. Mu gihe cyose umubyeyi yibonyeho isuha imeneka nko mu byumweru 34, 36, rwose haba hakiri kare ku buryo aba atemerewe kubyara muri icyo gihe. Ni iki cyabaho igihe uyu mwana avutse mbere y'ibyo byumweru 37? Umwana uvutse icyo gihe agira ingorane zo guhumeka kubera ko ibihaha bye biba bikiri bito cyane, biba bitaragira ubushobozi bwo kuza hanze ku isi ngo abashe kwihumekesha. Ikibazo kiba gihari ni uko amazi twakwita surfactant aba mu bihaha atuma ibihaha byinjiza umwuka bikanawusohora, aba ataraboneka muri icyo gihe kugira ngo ashobore kuba yafasha umwana guhumeka ageze hanze. Icyo duhamagarira umubyeyi wibonyeho isuha imenetse kare ni uko akwiriye kugera kwa muganga kugira ngo abaganga bamuhe imiti ituma ibihaha by'umwana we bizashobora gukora ndetse bigashobora no guhumekesha umwana mu gihe azaba yavutse. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko umwana uri mu nda adahumeka ku bwe, ahubwo ahumeka binyuze kuri mama we. Umwuka wa mama we unyura muri placenta iyo twiti ya nyuma, biciye mu rureri akaba wabasha kugera ku mwana. Iyo uyu mwuka ugeze ku mwana, ubuzima bw'umwana uri mu nda burakomeza ndetse agakomeza gukura no kubaho. Ariko iyo isuha yamenetse haba hari amahirwe menshi cyane yuko uyu mubyeyi ashobora kuza kubyara kare, bikaba byagira ingaruka ku buzima bw'uyu mwana.
Ni iki cyaba kuri uyu mwana wavutse imburagihe, ibyo twita prematurité mu rurimi rw'igifaransa? Uyu mwana ingingo ze zose ziba zitarakura neza ku buryo agera hanze akaba yabaho. Icya mbere, bitewe n'ibyumweru yavukiyeho, ashobora kunanirwa konka kuko amareflex yo konka aba atarayagira. Aba ari fragile cyangwa se aba yoroshye ku buryo kurwara biba ari ibintu bishoboka cyane. Akenshi bakunda kugira ama infection neonatale. Izi infection rero rimwe na rimwe zihitana ubuzima bw'aba bana cyangwa se bakaba bazahara. Ikindi gishobora kuba kuri uyu mwana ni uko yamara igihe kinini cyane ari mu makuveze cyangwa se ama incubateur. Ni bya byuma bishyushya abana babashyiramo kwa muganga mu gihe umwana yavutse hataragera. Murumva rero yuko ibi byose bigira ingaruka ku buzima bw'uyu mwana ndetse bikagira ingaruka ku buzima bwa mama we ndetse no ku buzima bw'umuryango muri rusange. Reka tuvuge zimwe mu mpamvu zishobora gutuma iki kibazo cyabaho. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko nta mpamvu nyamukuru izwi ituma isuha imeneka kare. Nyamara hari ibibazo by'ubuzima umubyeyi ashobora kugira bigatuma yasuha yameneka kandi bikaba byagira ingaruka ku buzima bw'uyu mubyeyi. Icya mbere ni uko uyu mubyeyi ashobora kuba atwite impanga. Umubyeyi utwite impanga, ikigaragara ni uko bana baba ari babiri cyangwa se batatu, bakabyiga ka kamamburane twavuze kabamo y'amazi kakaba katurika mbere y'igihe. Ikindi gishobora kubaho ni igihe uyu mubyeyi anywa itabi cyangwa se ahumeka umwuka w'itabi niba abana n'umuntu ukoresha itabi. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko uburozi buba mu itabi bwitwa nikotine bugira ingaruka kuri ka kamamburane twavuze kakaba katurika mbere y'igihe isuha ikameneka. Ikindi ni uko umubyeyi ufite ikibazo cy'ibiro bike cyane nawe agira izi ngaruka z'uko isuha yameneka mbere y'igihe. Akenshi ibi bibazo biba byaratewe n'uko abamama baba baragiye bananirwa kurya, bakagira icyo twita malnutrition, bakaba babura ibiro bikwiriye bituma ubuzima bw'umwana ndetse n'ubuzima bwabo bugenda neza. Ikindi gishobora gutuma izi ngorane zibaho ni igihe uyu mubyeyi placenta ye yiyomoye kare. Iyo placenta yomotse mbere y'igihe bishobora gutuma n'isuha ihita imeneka, noneho ibyo byombi bikaba ari ibimenyetso mpuruza kandi biri ku buzima bw'umubyeyi. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko umubyeyi ukunda kugira ama infection vaginale cyangwa se infection urinaire, ubwo ni za ndwara zifata mu myanya y'ibanga cyangwa se mu rwungano rw'inkari, nazo zijya zituma iyi suha yameneka kare. Muri ibyo bimenyetso byose rero turimo tuvuga, icy'ingenzi ni uko umubyeyi akwiriye kugana ivuriro. Ikindi gishobora kubaho umubyeyi akaba yagira ikibazo cyo kumeneka kw'isuha kare ni igihe inkondo y'umura ye itifunga neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi nabyo biba muri facteur favoriza ituma isuha ishobora kumeneka. Ikindi tutakwirengagiza ni uko iyo uyu mubyeyi afite ikibazo cy'amazi menshi mu nda, icyo twita hydroamnios, bituma none yasuha ishobora kumeneka kare. Kubera ko iyo aya mazi arenze urugero bibyiga ka kamamburane kakaba katurika mbere y'igihe. Ikindi ni uko iyo uyu mubyeyi agiye kubyara inshuro irenze imwe, ariko mu nshuro yabyaye mbere akaba yaragize ikibazo cy'uko isuha yameneka kare, n'ubundi aba agifite za ngorane z'uko n'ubundi kunda ikurikiyeho iyi suha yazongera ikameneka kare. Izo rero ntabwo ari impamvu zatuma isuha imeneka, ariko ni imwe mu bintu bishobora gutuma umubyeyi yibona isuha yamenetse kare kandi bikaba byazana ingorane ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubuzima bw'umwana. Reka nkomeze mvuga ingaruka zishobora kuba ku buzima bw'uyu mubyeyi igihe isuha yamenetse kare. Nkuko twakomeje tubivuga, kari akamamburane kaba gafunze. Iyo katuritse rero biba bimeze nk'urugi rukinguye, aho mikorobe zose ndetse n'amavirusi bishobora kunyura binyuze mu myanya ndangagitsina, bikaba byazamuka bikanyura muri nyababyeyi bikagera ku mwana. Uyu mwana ashobora kurwara, ariko na mama we ashobora kurwara. Ndetse kimwe mu bibazo ababyeyi bakunda kugira ni uko nyuma yo kubyara bisanga barwaye indwara zifata mu myanya ndangagitsina, ndetse bikaba byafata na nyababyeyi, ugasanga umubyeyi nyuma yo kubyara yarazahaye. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko umubyeyi akwiriye kwisuzuma akamenya niba iki kibazo yakigize, kugira ngo yirinde ibyo byose akagera kwa muganga, kuko kwa muganga babasha kumuha imiti imurinda izo ngaruka zose zazamugeraho, bigatuma ubuzima bw'umubyeyi utwite na nyuma yo kubyara akomeza kumererwa neza. Reka
mvuge yuko mu gihe uyu mubyeyi utwite yibonye isuha yamenetse hejuru y'ibyumweru 37 ariko ikameneka ataragira ibise bimwemerera kubyara, nabyo ari ikimenyetso mpuruza. Iyo uyu mubyeyi arengeje ibyumweru 37 aba ashobora kuba yabyara umwana akabaho ndetse rwose umwana agahumeka neza. Ariko nanone biba byiza iyo iyi suha imenetse uyu mubyeyi wacu yatangiye kugira ibise. Iyo rero ataragira ibise n'ubundi ni ikimenyetso mpuruza. Mpamagarira ababyeyi bose bankurikira kumenya yuko igihe cyose isuha imenetse akwiriye kugera kwa muganga, kubera ko iyo arengeje amasaha 18 isuha yamenetse aba akwiriye gufata imiti imurinda bwa bwandu cyangwa se za ndwara zishobora kuzatuma umubyeyi yibona ari umurwayi nyuma yo kubyara cyangwa se bikagera no ku mwana. Ikindi nuko iyo ageze mu baganga mbere y'igihe bashobora kumuha imiti ituma agira ibise akaza kubyara nta ngorane zibayeho. Cyangwa se iyi suha yameneka ikamenekana imbaraga nyinshi, urureri rukaba rwamanuka rukaza mbere y'umutwe w'umwana. Biba ari ibintu bigoye cyane kuramira uyu mwana iyo urureri rwamanutse bitewe n'uko isuha imenetse bitunguranye, kuko hari igihe rwa rureri rumanuka rwaza imbere y'umutwe, umutwe w'umwana warukurikira, bikaba byateza ikibazo cy'uko uyu mutwe w'umwana uhita ugenda ugafunga inzira umwuka wa oxygene wanyuragamo ugera ku mwana. Kubera ko rutsikamira uyu mutwe w'umwana utsikamira rwa rureri ukaruhuza n'amagufwa yo mu matako ya mama we, umwuka watambukaga unyura mu rureri ukaba udagifite inzira, umwana akaba yapfira mu nda. Ahangaha reka nibutse umubyeyi wese yuko atari ngombwa ko ujya kureba umuganga usanzwe agukurikirana mu gihe ari kure yawe. Icyakora uba ufite nomero ya telefone wamuhamagara ukamubaza, ariko igihe cyose habayeho ikimenyetso mpuruza umubyeyi utwite agana ivuriro rimwegereye. Reka nibutse ababyeyi mu gihe ndimo ndangiza yuko atari byiza ko utegereza randevu abaganga baba baraguhaye yatariki uzagarukiraho. Niba wibonyeho iki kimenyetso itariki muganga yakubwiye kugarukiraho itaragera, ukwiye guhita usubira kwa muganga byihuse cyane utarindiriye ko amarandevu baguhaye azashyika. Mu gusoza iki kiganiro reka niringire ko twese tujye gufatanyiriza hamwe gusigasira ubuzima bw'umubyeyi utwite. Reka nkurarikire gukora subscribe niba utarayikora, ukore like ndetse uduhe comment ubaze n'ibibazo kugira ngo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tujye tubasha gusubiza ibibazo muba mwatubajije. Ikindi nuko mwasangiza aya makuru bagenzi banyu kugira ngo dufatanyirize hamwe kuramira ubuzima bw'umubyeyi utwite. Murakoze naho mu kiganiro cy'ubutaha.